Mwiriwe. Rero njyewe soma ibyo mwanditse iyo nabonye akanya, ariko ndi umunebwe wo kwandika rwose sinabibasha. Ntabwo nabasha kwandika amagambo ageze nko kuri 200 300 bintera ubute. Niyo mpamvu akenshi nkunda kuvuga. Nabonye ibyo mwagiye mwandika, ariko burya ibihuha yego biriho, ariko nabyo byagiye bigira akamaro, byatumye abantu batarambirwa. Ubu igihe twinjiraga 2021, iyo abantu bamenye amakuru y'uko wenda umushinga bazawuronshinga mu mpera, abantu wenda bazasarura ku byo baruhiye wenda mu mpera za 2025 cyangwa 2026, bamwe bari buhite babireka. Nta muntu wari guha app ngo atangire kumayininga 2021 twinjira. Wenda iyo tumenye amakuru y'uko bizatugira akamaro 2026, benshi bari guhita babireka. Nanjye nawe kumayininga nta kabaraga mbishyiramo, nawe kujya nsiba kenshi, ariko bitewe n'aba youtubers pressure badushyiragaho zaburiho ngo mu kwezi gutaha ibi n'ibi, twakabaye wenda twacitse n'intege, ariko byagize akamaro. Ibihuha byabo byagize akamaro, byatumye abantu bamayininga, byatumye abantu badacika intege. Ariko ibihuha byatangiye kera, kuko njye ninjiye 2021, ariko mu mpera zayo batubwiraga yuko mu kwa 12 2021 aribwo bazaronshinga umushinga, kandi icyo gihe bari bataratuzana ibya Pi browser. Ntiyabagaho, bajyaga batubwira ngo hari indi application bazaduha yitwa Pi browser, yari itaraza. Ibintu byo gukereya wallet twari tutarabimenya, byari bitaraza. KYC twumvaga ijambo KYC tutazi n'ibyo ari byo, tutazi n'abazatuvalidatinga. System ya validation yatangiye 2022 mu mpera zayo. Nibwo batweretse batubwira, badusaba ko twakwapplyinga kuba validators. Ariko icyo gihe 2021 aba youtubers bahoraga badushyiraho pressure, batubwira ko byanze bikunze birangirana n'uwo mwaka, hanyuma noneho abantu bakaba babasha gufata ku musaruro w'ibyo baruhiye. Ni nabwo batangiye gutangira kuvuga ibintu bya GSV, bitangira mu ntangiriro za 2022, ariko 2021 yarangiye nta kintu tubonye. Turakomeza turamayininga. Ndabyibuka icyo gihe aba youtubers nabwo batushyiragaho pressure buri gihe. Noneho abantu bakajya no kuri Twitter, bakajya kuri YouTube. Kuri Twitter rero bakundaga kuvanayo amakuru, bakatuvuga ngo naya Nicolas. Hari igifoto kibaho cy'umugabo ufite ibyanwa byinshi cyane, deja ni ifoto ya Nicolas, ariko bari abajura bo kuri internet, aragenda agafunguza channel, yafunguramo account kuri Twitter n'urugero, akahita Nicolas Kokalisi, yamara kuyitirira Nicolas agashyiraho ifoto ya Nicolas. Abantu rero bakajya babiheraho, babona amakuru y'ibihuha bakayipostinga ngo dore Nicolas yavuze, kandi siwe. Nimugire nzura neza kuri Twitter ye, ngira ngo yambaye agapira kenda gusa nk'agatukura, sinibuka. Icyo nibuka nuko afite umusatsi, ariko nta bwanwa afite, yarabogoshe ntaburiho ku channel ya Twitter. Hari benshi bajya bibaza rero ngo wabwirwa n'iki channel yiwe bwite. Reka mbanze mbasobanurira aho mwayirebera. Urabona iyo uri muri app bamayiningiramo, ugakanda ku twa dukoni dutatu, handi mujya mukanda mujya muri profile cyangwa se mujya muri checklist. Iyo ukanze ayo magambo bakuzana ayo ngayo atondetse, koperamo ijambo ryitwa white paper. White paper nuyikandaho, ugikanda white paper, ibyo list y'amagambo bari buguhe, itangazo ibintu uri buhingukiraho white paper ugisoma kuri iyo page ibanza. Ukihagera mu magambo bari buguhe, muraza kubonamo ijambo hagati yanditseho ngo communications. Iyo communications inaciyeho akarongo munsi.
sinzi nimba ahantu mvuze muhumvise. Ukanze ku dukoni dutatu hejuru, umanutse muri ayo magambo baguhaye, urebyemo iryanditse white paper. White paper ukifungura iyo page ibanza, mu magambo menshi baguhaye urasangamo ijambo communications. Nusangamo ijambo communication rinaciye akarongo munsi ririgaragaza. Iyo urikanzeho page ikurikiraho baguha communication zabo aho bacisha amatangazo yabo yose. Bahakwereka kuba following kuri Twitter, kuri Telegram, kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho iyo hazamuye gutya ureba ukuntu ukurikirana nyine ko atimu aho ngaho bakoriyanse, hari aho banakwereka Nicolas, bakakwereka Nicolas kuri Twitter. Iyo hakanze kuri Nicolas aho ngaho kuri Twitter ye ukakanda aho ngaho, system ikujyana kuri Twitter ariyo bise X. Twitter yo ifunguyitse ukageraho kuri iyo ntuza kuri channel Nicolas, ugeraho kuri yigeze kuri account ya Nicolas, usanga akubwiye ahanditseho ngo iyi niyo account yanjye yonyine. Ifoto usangaho kwanza ikimenyetso y'ubunasange, urasanga ara followings abantu 41 ndumva ari bo bariho, kubera ko nkunda kujyaho kenshi. Ugasanga ya followingzwe n'abantu 538 ari 530 n'ibindi byamufollowinze. Iyo channel ikaba niyo channel yiwe ninacisha amatangazo. Ariko hari channels hari account nyinshi zimwitirirwa zitwa ko ari za Nicolas kandi ntabwo arize, niyafanuye naho ngaho. Ubwo rero aho ngaho niho uca abonga. Iyo umaze kuba following aho hantu mbabwiye, ugafollowinga account ukora aho hatandukanye kuri Facebook, kuri YouTube n'ahandi aho kwa team icisha amatangazo, ugafollowinga Fanny, ugafollowinga Nicolas. Iyo umaze kuba followingira aho ngaho, byanze bikunze ngo amatangazo bazaca kucisha kuri Instagram nibo yikoresha, kuri Telegram nimbo yikoresha, waraba followinze ubona notification, ukabona amatangazo batambukije. Ahariho hose naho ngaho birebera. Ariko biri abantu bafotora ngo dore niko Nicolas yavuze, dore uko Fanny yavuze, kandi atari account ye. Ibyo nibyo bisaza abantu. Ugasanga abantu rero batokombeye ngo byacitse ibyahe n'ibyahe, bagiye kuronshinga bimeze gutya na gutya, bakishusha mu mitwe. Ariko ibyo ngibyo rwose njya mbwira abantu ntibakajye banabyitaho. Bamwe ngira ngo mujya mukunda no kureba wenda nk'aba YouTubers banditse nk'ibintu, akambwira akabita bimforwardingira ku mbuga, wenda ayo makuru yahoze asirikira ku mbuga, akabimforwardingira ngo ariko ngo uro muntu byavuze ngo wabyumvise ngo urabivuga iki, ngo dukeneye comment zawe. Nareba ngasanga ni mu YouTubers hariho bya bindi by'abaka byabo ngo byashyushye meze gutya na gutya. Nareba nkabure nicyo musubiza, nkabwira ngiye koko urabona nabona umwanya wo kwicara ngo numve ngo ibi nibi byacitse aha naha, nta mwanya nabibonera. Kuko niyo bari byo ko hatima acisha amatangazo narahafollowinze hose. Nicolas aho acisha amatangazo naramufollowinze, Fanny aho acisha amatangazo naramufollowinze, kandi nibo ba nyiri umushinga. Abandi rero niwe nshyiraho pressure, nta mwanya nabibonera. Cyo niba wabisomye wabishyira amaso, mbwira ibyo wakuyemo, wenda nkubwiye icyo nabikubwiraho. Ariko nta mwanya nabona wo gukurikira aba YouTubers bandika byose ngo mbe nabivamo. Nkamubwira gutyo mukanya undi akanzana ibintu ngo ariko ibi ngibi ngo nibyo ratanga ukwezi kuno kuhaza ibi nibi. Nkambwira niba utayibonye kuri channels cyangwa kuri account za ba nyiri umushinga, ahandi ubikura ni hehe, nkamwihorera gutyo. Ariko 2022 twarayitangiye twinda tuyisoza batubwira ngo itariki zinezi birayi ibi nibi. Ariko aho tumaze gukangukira, tumaze kubibona, twe ntabwo twita ku byo abanyamakuru bandika. Oya,
nta no gukwiye kubyitaho. Ukwiye kwita mu kureba, kubera ko twamaze kumenya ko umushinga ari muzima, tumara kumenya yuko umushinga ufite imbaraga. Kandi ubushize nigeze nabaganiza mbabwira yuko Nicolas ibintu akora byose nta mafaranga afite mu ikofi ye, ayafitemo twamuha payi akayaduha, kandi na payi ntazibuze kuko niwe wakoze umushinga. Ariko payi uburyo yateguwemo ni uburyo inganda zibanza zikibona mu mushinga, ni uburyo amabanki yibona mu mushinga, ni amasezerano bagomba kugena n'ayo mabanki n'iyo mishinga itandukanye, bakuzuza ibisabwa, bagakora ibyo bita KYB, ku buryo izo bizinesi zabo nazo zikora ikimeze nka KYC yacu, bakanayigenzura bakabona ko bikwiye. Ibyo byose byasozwa bitewe n'ibyo bagenda bakora, nk'iyo sisitemu bazakora kuri 22 z'uku nguku ya ISO 022. Ibyo byose biri mu bituma umushinga wigira imbere, tusa nkaho twegera isozwa ryawo. Kandi bikaba binasabana ko timu yuko baverifyinga ziriya application. Biranabaje kubona nizigera muri 250 n'izindi zageze muri mainnet batanaziverifyinga ngo nibura tube dutegereje ziri verified. Iyo zitaraba verified nabo twumva ko ari akantu k'umutego kakirimo. Ariko abantu bashyushya imitwe, babaha amatariki yajya hatagira ikibangwa, niko bisanzwe bivugwa, n'ubundi turabizi, turabimenyereye. Ibyo ngibyo rero ntabwo ariyo bikwiye kubashyushya imitwe. Abantu nibashyira agapira hasi bitonde. Njya mbibwira abantu nkabwira nti mujye buri gihe ujya muri profile yawe urebe ko checklist yawe nta gitotsi kirimo. Nurangiza bika passphrase zawe na password yawe, ujye n'umuntu ni checklist ugomba kureba ko yuzuye. Ukajyana no muri profile ukareba ama verification yose ko avivuye kugeza ku cyo bise passkey. Ibindi ubundi witurize. Naho ibyo abantu babashyushya imitwe bazabashyushya imitwe buri gihe. Kandi nabyo wenda hari n'ibintu mpora mvuga, wenda mpora nanasubiramo. Ni mu mwanya wo guforowinga iza account za banki y'umushinga ku mpuzo zitandukanye, kuri YouTube, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Telegram. Mwirinde gufata ibintu mubonye byose ngo nuko bivuga payi. Biriya byose ibinyamakuru mubona kuri Facebook, cyane cyane kandi bandi kuri Facebook, biriya mubonaho cyane. Facebook burya ntukwiye no guforowinga n'ikintu na kimwe kivuga ibya payi kuri Facebook. Biriya byagiye zifungurwa, ziriya account mureba aho zivuga ibya payi zafunguwe n'abajura b'Abanyaburayi n'abandi nkabo. Nta nubwo ukwiye no kubaforowinga. Nta makuru bafite, amakuru bayategeza muri dashboard nkawe. Icyongeyeho bo bitewe nuko bafite computer bayizi ikoranabuhanga, bakora inkuru bakayishushanya, bakayirema, bakashyiramo ifoto ya Nicolas ukabona nibyo, bakayifinyora neza, bakayiheraho bagushuka, ukazisanga wararundukiye mu byabo ubyizera. Ni naho bahera babiba. Nje kuri Facebook ntabwo na followinga ikintu cyari cyose kivuga Pi Network, keretse ndaciye muri communication aho nabarangiye muri app yacu. Iyo nciye muri app yacu ya Pi Network nkayibona aho banyereka kubafollowinga kuri Facebook, nkakirika hahita hazana direct nkajya muri Facebook. Yongeze muri Facebook abo ndabafollowinga, kubera ko mbafollowinga nzi ngo ndi kuri ba nyiri umushinga. Icyo gihe ntabwo bazambeshya, icyo bazapostinga kuri Facebook nzagifata nk'ukuri kuzuye. Ariko abantu ibinyamakuru bimwe birabasaza bitewe n'iyo bareba. Abantu nibagende gake. Pi twamaze kumenya ko ari umushinga muzima, ariko turasabwa kuzenguruka. Mbese nka kwa kundi Abisirayeli ngo bazengurutse Yeriko bucece, bazenguruka bwa mbere, bwa kabiri, bwa kangahe, kugeza batunguwe n'ikintu batatekerezaga. Namwe nimuzenguruke bucece, ni mining bucece, nta n'impamvu yo kwigora. Njyewe telefone yanjye ngira ngo
abadawunayini banjye barabizi, kwa kundi ujya ubwira umuntu ngo kutamayininze, ngira ngo nta muntu ujya abimbwira habe n'umwe. Kubera iki? Kubera ko ibyo mfite namenye agaciro kabyo. Njyewe nk'ubu ngubu mayininga saa 11:05 mu gitondo mu rukerera. Niyo mayininga saa 11:05, saa 11 niyo telefone yanjye yabizimije, saa 11:04 iriyatsa, yamara kwiyatsa ntuza aramu igahita isona. Yasona ubwo niyo nabasinziriye ingana iki, ndakanguka nkafungura app yanjye nkasanga yabura amasegonda nk'icumi ngo ihagarare. Amasegonda 10 aba ari ubusa, yakageramo igahagarara, nkayimayininga ngakomeza. Kubu nta munota nemerewe gutakaza kubera ko namenye agaciro k'ibyo mfite. Mboneyeho no kugaya wa muntu wahoza posting, abantu bapostinga ngo mbigenze nte ko deadline yarangiye, kandi bamuhaye wenda amezi 6, batangiye bakiyamuha bamuhaye KYC barabara, bamwereka yuko nk'uyu munsi bakambwira batusigaje amezi 5 n'iminsi 29, bwacye bakambwira amezi 5 n'iminsi 28, bukeye n'iminsi 27 n'itandatu n'itanu, bagera mu mezi 4, bagera mu mezi 3, ibintu tukabivuga ku mbuga bakabyumva. Ariko bitewe nuko hamwe haba harimo n'ababipinga, navuga ati njye mpfa gukandaho bitewe nuko babivuga ariko ntibindimo. Nyuma ka punishment bazakamucishaho, ugasanga banatangiye kubaza ngo mbigenze nte. Uyu mushinga mufate umushinga uri seriye, kandi mwirinde gushyuhaguza mu makuru. Ntabwo ari byiza, bituma abantu bisitesa imitwe yabo. Njyewe niyo mbonye channels zabo ntacyo bambwiye, wenda nkamuna dashboard bayihinduye, nibwo mitangira n'amatsiko nkayijyaho nkasoma, nkabanza nkakurikira nkareba. Ariko uyu mushinga abantu bafite ubwira, erega barasa nkaho banatuzi bano banyamahanga. Niyo mpamvu badufunga n'amasoko ngo badufite batugurisha hakiri kare tubaveho. Ariko byose tubigendane mu bwenge, kandi tugende gake. Tuzamenya byinshi nitugenda gake, ariko nitwihuta tuzabirambirwa vuba. Murakoze, reka ne kurambira, n'Imana ibarinde.